umukobwa w'umushuti wanjye mama w'umushuti wanjye afite shop so uwo mukobwa ajya kumwambarira imyenda akamwigerera yarangiza akamwishyura umva uwo mukobwa ahita ambwira ndakazi ni akamodo kanjye n'ibiki ubwo ngubwo umukobwa abakobwa b'inshuti ze baragenda bamuta kuri iyo table igereza abandi bantu yicara akajya aguma aho ngaho ubona bamuhaye biri nyine ubona ntago nkaho atarafite amafaranga yo kwishyura iyo biri ngiye kubona mbona umwana araje avugishije umutipe wanjye aramuvugisha umutipe akajya avuga uri kumbwira ibiki n'icyo akijijisha umukobwa arangije ageze aramubwira ngo you said you gonna pay my bill you have to pay my bill ndabyumva noneho mbyumvishe ko umutipe aranzi ukuntu umeze namubwiye bwa mbere ndamubwira ngiyewe umva nkunda umuntu umereza respect nimba uri umuntu wishinze babagabo mushobora gusohoka kandebe munavuze iki kumva mbabwire ndamubwira ngiye nkunda respect nimba uri muri babagabo murabizi hari abagabo bameze ukuntu mwagira nko muri club cyangwa mwasohotse ukabona atangiye guhindukira ikibuno giciye umutwe barajyanye umutwe barawujyanye aho umukobwa aciye ngaho ari kurebana n'abakobwa n'ibiki agatangira akabura rezo nabanje muhereza rules ndamubwira nimba ushaka gusohokana nanjye you have to kora ibi ukaba uri ku murongo rero yahise abimenya ahita atangira kumvugisha babe nkajya mbwira ndambwira banza fixing issues zawe n'uwo mukobwa none ngewe uze kuza kumvugisha nyuma ubwo baramwica ndaje nanjye nkajya mbera nkaho nta kintu bimbwa ariko umva mu mutima wanjye nibwo bwa mbere ibyo bintu byari bimbaye navuze ati what the heck noneho umugabo arangije ageze aho arahaguruka ahunga wa mukobwa ahita aza anyicara imbere ahita ambwira ngo woman to woman what the fuck are you doing here with my man before I slap you? Harimo n'akantu ka slap shendambwa excuse me arambwira ati kumva arambwira ati what the fuck are you doing here with my man before I slap you? Wait. No, so she kept on coming to talk to him, right? Knowing all you kari umugabo we nigeze amuclaiminga before arategereza arakubona whatever was happening in the nightclub araza yibuka ko noneho ubwenge buragaruka aravuga ati oh my god uyu n'umugabo wanjye reka njye kumuclaiminga inzoga zose zanditseho tetanize ibintu byose byari biri kuza kuri table byose umva ni umuntu uri extra ku buryo naha ngaho ushobora kuba yicara ashobora kugenda agatuma indabo ngo bazizane akabwira abantu bose this is my girlfriend yari yahiye ko rwose nari mbizi ko umva ankunda byo gusara ibyo ndabizi pe kumva gusa reka mbakomereze inkuru nyikomeze se cyamba bareke nzababwire part ndashaka kumenya slap yaraguslapinze ko deba nta gusa umutuku kwitama ndashaka kumenya ko byaragiye ngo titamano mutoki wazama I swear guys but mu liking no live kujya bataza kutumanura sibyo so reka mbakomereze team ubwo ngubwo ndamubwira ati babe njyewe ndambwira you talking to me arambwira ngo yes I'm talking to you icyagitutsi nyine ngo I'm talking to you be whatever murabyumva nyine kumva ndamubwira ati babe let me tell you something I don't even know that guy I swear I don't know the guy umva ndambwira ati nibaje mimi utangira kwihakana njyewe normally I don't fight atari kuvuga ko nta mbaraga mfite imbaraga ndazifite ariko kurwana byari ibya kera cyane ubu ngubu muri classic nagarwana I don't think ko wajya nakiruka ahubwo nkaguhunga umva noneho ubwo ngubwo ndangije ndambwira ati sweetheart let me tell you something njyewe I can no over a man I can never kumva ubwo ndaje ndamubwira ati sweetheart you actually smell good I like your vibe you look amazing say uri curvy yawe rwose uteye neza uri umukobwa mwiza ntabwo najya kubwira ntuza sister wife ndikubwira uwo mukobwa kujya atankubita ariko se bite byawe waranje ma compliment
cyane ndambwira ati ariko rwose reka mubwire sweetheart njura muhungu ntago munsi namubonye n'umushuti mwereka umushuti nkambwira ati uriya niwe sheri wanjye nta muhungu ntago muzi aje tambwira ngo no ngo I know you are lying ahita atangira kurakara ndambwira ati se what happened ndambwira ganira nanjye kumva ndambwira ngiye nawe ntago turabaheta sweetheart ntago turabanzi uri umukobwa rwose mwiza ngewe I would like to even be your friend. Guys, kamba komereze story. Ubwo ngubwo ndangije umutipe yararaho. Nicyo kintu nanze. Umutipe yararaho abona uwo mukobwa ari kumvugisha. Aranje uwo mukobwa yitavuga ngo nabwiye ngo nanamubwiye ngo anyishyire biri ngo yanze ngo ari kumbwira ngo nukubera ko nguri hano ngo niyo mpamvu gatanyishira biri ngo my girlfriend is kandi umbwiye ko ngo ari nguri girlfriend we ari kubwira ko ngendi ari kwanga kugira biri ngo ngendi girlfriend we how umukobwa yitambira ngo babe ngo you just don't understand ndambwira ati how much is the bill mitanyimwe akandambwira let me pay for it umukobwa arambwira ngo yes ngo please ngo pay it for me ngo I will go nicyo yashakaga how cheap ngo ariko nibwo wari ukivuye ngo Nigeria gukoresha BBL sitati nge nta BBL nigeze nkoresha narumiwe reka nkwibutse nakoresheje liposuction it's not a BBL na transfer bigeze bakora ahantu na hamwe y'ibinure mu mubiri wanjye sorry no mukobwa nengera oya mu Rwanda n'umuntu umenye igiheri bavuga ko yakoze BBL ntago bazi gutandukanya BBL na ntuza tubona ko BBL muzibona koko tujye tuvugisha ukuri umva ubwo ngubwo umukobwa ndamubwira ati mpereza biri nyinshi ahita ambwira ngo rwose yishyure ngo ndagenda ndayifata pe nkuramo n'ikarita yanjye ndambwira hamagara umuseriveri kuko ari amafaranga make pe nkuramo ikarita yanjye y'amayero bura ni nayo nsevingiraho kumva ni nayo nsevingiraho ndaya ndavuga ngiye kuyishyura ubundi mite naha ubwo ngubwo mana comment ikibazo mana ndi gusoma ko umva ubwo ngubwo mitamubwira ndamubwira bazane biri ahamagara umuseriveri noneho ngiyeho ikibazo umukobwa nari ndi kumureba nkamucishamo ijisho nkavuga ati mbega umukobwa uri cheap koko bayizanye nibwo wa mutipe yambonye abonye ko ngiye kwishyura arayinshikuza ahita mbwira don't ever disrespect me like that ndambwira ngende kuku disrespectinga cyangwa you actually disrespecting me bazanye umugore wawe ahangaha ndambwira ati ubusheri bwawe buri cheap buri broke buza kumbwira ngiye umukobwa ungana nkanjye umeze gutya bukaza kumbwira ngo ngishyire bill kandi ubwo ngubwo uwo mukobwa yavuga gato nari kwiruka ubwo ngubwo ndangije umukobwa nimba nyuma barayishyuye biri ngiye bahise bamubwira uzabasobanurire neza lipo is also a BBL nuko abanyarwanda iyo twumvishe BBL ikibuno oya sheri lipo ntago ari BBL BBL reka nkusobanurira ahubwo ntabyo uzi liposuction ni gukuramo ibinure mu nda kumva ukabita BBL ni gukuramo ibinure mu nda ukabitransferinga mu kibuno cyangwa se mu matayi uri kumva nagusobanurira umva reka mbabwire ubwo ngubwo umutipe turakomeza nta nubwo nanamututse ngiye nanamusetse ndamubwira ati uri kuza ubwira abasheri bawe bari broke baza kuza ku disrespecting like that ahita ambwira kumva ahita ambwira ngo kingo nta kibazo ngo reka basi ngo dutahe ndamubwira ati cyane rwose ndangije ndahaguruka turataha tugeze hanze dusanga wa mukobwa yadutegereje muri esanseri reka babwire se nawe nuruma gusenya nukuri ko Imana muze mumfate mu mugongo iyi nkuru ni inyifuvuga mujye muza munamubere basi umva noneho turagenda dukomeje turi kugenda imbere umugabo yabonye wa mukobwa agahita asubira inyuma yiruka ari guhunga nkaho bagiye kumukubita mwasigara ndi kugenda ndi imbere ndi kugenda guys
umugabo nahindukiye mbonye wa mukobwa yadutegereje ndebye mama n'ikigabo kibwa kawadi yirukanze asubira ajya no guhamagara ababawutsi nkajya mvuga ati se oya guys nimwongera kuzana ibintu by'amanuza muratuma nongera kubatera story abo bantu bavuze iki ngo ama BBL n'ama liposuction ibyo bintu twabivuzeho byararangiye kindly don't bring it up again urumva we kigabo kandi umuntu uri kubivuga ateye nka tangawizi yirirwa asaba Imana ngo azabone udufaranga agiye kwikoresha anyway komeza ndagase ikigabo cyana ko ari ikigori wese no mwana atinya burya yatinya uriya mukobwa cyangwa umukobwa kuko ararwana umva ndangije uwo mwana arandeba nyine araseka nanjye ndaseka mbura icyo nkora arangije afungura esanseri arigendera ndaje ndeba kiriya kigabo cyageze ku muryango wa club cyasubiyeyo ndakibwira ati ngagaruka yagiye aragaruka tujya muri esanseri turamanuka twasanze umukobwa dutegereje muri noza muri parking Mari yarayitegereje ndabwiye ngo nakuye n'uruva gusenya se nari nabarangiriza story kw'inkuru na oya ariko yarangiye nubivuge no baranyica we uko yarangiye simbivuge okay kanceceke ntago mbivuga so guys kandangize cya gice cya mbere kira cya kabiri ntacyo ndi buvuge ntariko umva ngo ngubwo umutipa ariruka ahita afungura imodoka nibyo kumfungurira imodoka umwe yamfunguriraga imodoka reka nanjye nafunguye mu modoka tugenda turagenda umutipa arihakana ati reka ariko uriya mukobwa nta nubwo ngiye tujya tuvugana n'iki singiye kumva ariko abantu n'ibigoryi numva aramwitabye numva baravuganye kuri telefone giho wabaye iki ntabwo ibyo nawe kubivuga bari kunuka hano umva ubwo ngubwo numva bari kuvugana n'umukobwa ari kumubwira umwe akajya amubwira ati ngewe hari ikintu ujya mpanga nawe hari ubwo njya mvugana nawe hari ikintu na kimwe kiri hagati yacu umukobwa agahita avuga mwese babe ubwo cyagiye ngo we did this and that ngo urumva ngo iburiya ngo byari ibiki ngo nta kintu nakoranye nawe ngo utumye nandukana ngo n'umuntu wari ufite agaciro ngo mu buzima bwanjye bahita mukupa ahita ambwira ngo ndabizi ngo ntabwo uzongera kumvugisha ngo ndabizi ngo ukuntu umeze ngo ibiki ndamubwira ati Imana ishimwe kubizi kandi koko guys ntabwo nongeye kumuvugisha pe byarangiriye aho nuko inkuru yarangiye